Wese ndagusubije kandi mwifurije ibihe byiza. Njyewe nitwa Idikarodi, hanyuma akanya ngiye kukwereka ibihe by'ingenzi bidasanzwe byagiye bifatwa ku makamera, yaba yo ku mihanda, ayo mu ngo z'abantu n'amatelefone, by'umwihariko ariko byose bikaza bigaruka ku kintu kimwe, byerekana ukwatakwa kw'inyamaswa zagendaga zataka abantu. Nk'uko nabikubwiye, nitwa Idikarodi. Niba urakoze subscribe ni byiza, ariko niba utarayikora ndagusaba kuyikora kano kanya kugira ngo tugendane neza. Video zacu rero reka tuzitangire kuri iyi ngiyi, aho uyu mugabo arimo arakora amasuku inyamaswa ntazi neza izina, ibimeze nkaho nyine iranga bari gukorera abayoroye, imwirukankana mu buryo budasanzwe rwose, yenda kumugira nabi. Ahangaha rero naho uyu mugabo w'umusilamu mu musigiti yatakwa n'iyi nyamaswa ingwe, ikazimwirukankana cyane, nyamara ibishaka kumugira nabi arakwepa uko ashoboye kose n'imbaraga zose, bitunguranye birangira yicitse. Ahangaha turakwibutsa yuko izi video zose ari izagiye zifatwa bitunguranye. Iyi mbogo abakerarugendo bari gutembera, ibirukankana bidasanzwe n'inkura, yes, rhinoceros nibyo yes, arirukanka cyane akurira igiti, bikarangira nyine iyi ngiyi yacitse. Iyi ngagi rero nayo niba ari ingagi, niba ari kikongo simbizi, yataka abakerarugendo aho baje kuyisura. Twigarukire kuri iki gishuhe, ni dendo, sinzi ukuntu bayita iyi nkoko nyine yirukankana. Uyu mugabo nawe urimo kwirobera rwose, agira ubwoba, akirukanka bidasanzwe. Kubw'amahirwe nyine arayikwepa bishoboka rwose, ariko iba yarakaye. Inyamaswa rero nayo yarakaye, niyo mu mazi, aho yataka uyu mugabo uba uri mu mazi, babandi nyine bajya munsi mu mazi. Niba ari ubushakashatsi, niba ari ukoga gusa sinzi, ariko iramwataka rwose ikamumerera nabi bidasanzwe. Yes, video zacu rero uri kugenda ubibona, nkwibutsa yuko gukora subscribe ari ingenzi. Hano ngaha tugaruke kuri zino nyamaswa nyine, murabyibuka bya bimasa, ni mu isoko ahari simbizi, ariko rero kino kinyamaswa kirarakara cyane, cyarangiza kigaterura uyu nguyu nyine uba ari nyiracyo, ubona gifite, kikenda kumumerera nabi cyane rwose, n'ibindi bigateza akavuyo. Ahangaha rero naho ni abanyeshuri baba bagiye mu rugendo shuri, nibwo inzovu zikabatakira muri ino parike, igakubita umutwe kuri iyi bisi nyine nk'uko uri kubireba, yarangiza ikamena ibirahure by'imbere. Shoferi ahita atangira gutwara asubira inyuma, agerageza kureba ko yayikwepa. Inzovu iba yarakaye, yirukankana uyu mugabo, uyu nguyu nyine umwe mu baba baje gutembera. Iyi mbwa rero nayo ibiziritseho akandi kabwa gatoya, iragakurubana hafi kugata hasi, ntabwo tuzi niba kabaho. Hanyuma iyi kamera nayo yafashe iyi mbeba, ni imbeba sinzi, iba yarakaye ikaza ikarwana n'iyindi nayo ingenzi yayo muri iri joro nyine. Ahangaha nanone batwereka indi video yafashwe, iyi nzoka iba yitendetse hejuru, uyu mugabo ntabwo aba yayibonye, ashiduka imudomye mu mutwe. Twibutse yuko izi video zose nta na hamwe umuntu apfa. Iki kimasa rero nacyo mu burakari bwinshi cyane kiza kirukankana nyiracyo, yes, ni ifarashi nyine nk'uko uri kubireba, iza yirukankana nyirayo, niko kuza kwikubita hasi, bakaza kureba ko nta kibazo igize. Uyu mugabo ari hafi y'imodoka ye, ajya kubona buri mbwa ziramuzengurutse, ari kuri telefone aravuga ati karabaye, noneho ndapfuye. Gusa izi mbwa ziba zarakaye cyane, gusa atungurwa nuko ziba ziri kumwegera zimeze nk'izishaka kumurya, ariko nanone nta n'imwe murya, ubwoba buramwica bukamutaha. Izi mbwa bayibaza aho ziturutse. Uyu mukobwa nawe mu mazi ashiduka ifi yamufashe ku kibuno, ibintu bimutungura cyane nyine, bagenzi be bakamufasha bakayimukuraho. Turi kwereka ibi bidasanzwe nyine byagiye bigaragaza inyamaswa zihanganye n'abantu nyine zirakara. Aya mafi nayo uyu mugabo mu mazi nyine arimo koga, araza akamwataka. Twigarukira muri uno muhanda, inyamaswa itazwi aho ibiturutse iza yataka uyu mugabo rwose, ikamumerera nabi cyane. Yes, ahangaha izi nzuki zataka imodoka, nyirayo uba urimo imbere, ubwoba bukamwica, areba ukuntu zayimezeho. Ni ukuri sinzi ahari nawe ubaza abaye ari we inzuki zikagukota gutya rwose, ahari no gupfa wapfa wishwe n'ubwoba. Uyu mupolisi rero nawe mu muhanda aza ameze nk'aje gutabara, zikamurya rwose, zikamumerera nabi. Hanyuma inyamaswa rero zikitambika imodoka, nyirayo rwose akabura icyo akora. Ku ruhande hari ikinyamaswa, ku rundi ruhande hari inyamaswa, gusa nyine ahita atangira akazihereza ibintu aba afite maha, ngo arebe ko zacogora zikava mu nzira agatambuka. Uyu mukobwa bari kwifotoreza ku nzovu, ihita imufata ikamushyiraho umutwe, ikamushyiraho wa mutonzi wayo. Yes, hanyuma iyi ngwe nayo iza yirukanka cyane, ijya mu muhanda nyine sinzi aho ibitorotse, iza yirukankana abantu bose baba bari ahangaha, niko guhita bayifata, barijyana nyine na polisi bafashije, bayijyana muri zoo.
Izi nyamaswa zose ziri kugenda ubona zimwe zari ziri muri park, izindi zikaba ziri kugenda zitoroka muri zoo. Muri zoo rero nta handi ni muri za nzu z'inyamaswa nyine, niba usanzwe ubizi uko urabizi nyine. Yes, inyamaswa rero nayo iraza ikinjira muri iri duka ibitorotse zoo. Izi zose ni inyamaswa zagiye zitoroka zoo. Hanyuma ahangaha turacyari kugenda tureba ibihe by'inyamaswa zagiye zitoroka, aho ziba nyine zarangiza mvuze gute ziba zarangiza zikaza zataka abantu, bikaza gufatwa na kamera zo ku muhanda. Mu bitunguranye kano kanyamaswa kataka uyu mukobwa atazi icyo gashaka, nyamara akaba kishakira umuneke urimo muri kino gikapu cye. Abantu baza gutabara nyine bakabona kahise kigendera. Iyi ngiyi nayo ni inkende iza iburira uyu muntu uri muri iyi modoka cyangwa se ufite telefone, imubwira yuko nakomeza kuyifotora iyo umumerere nabi rwose iramwihanangiriza, nawe akayihanangiriza zizurangira ute wa nkende. Inkende irarakara igahitiza, yajya kumufata yase ntabwo tuzi uko birangira, akabito kacu karangira. Hanyuma iyi nzovu nayo iza yarakaye iterura umuti kubeta hasi irenze imigezi. Dukomereza video yacu rero kuri iyi ngwe nayo ibirimo ahangaha, ihita itarukira uyu mugabo uburi ahangaha, hanyuma igacika nabo barayifungika zirukangana abaturage. Ni ibintu biteye ubwoba, bibaze wicaye ukajya kubona ukabona ingwe iratarutse. Abangaba rero nabo mu mazi ifi irabataka. Tukwibutse yuko aya mashusho atari ayo muri filime iyo ari yose, ahubwo ari amashusho nyine asanzwe yagiye afatwa na mu telefone y'abantu ngo nibubwe cyangwa se CCTV cameras. Iyi fi rero yataka buno bwato. Hanyuma nungaha nabo batwereka imodoka y'abakerarugendo. Ahangaha bari intare yegereye hafi y'ahangaha imodoka ibiri, hanyuma barimo barayikinisha rwose ubona bameze nk'aho banezewe. Hanyuma itirakari igakubita akamodoka ikenda kukabarangura, iranurira yitendekaho rwose ku burakari bwinshi cyane. Abakerarugendo batangira kugira ubwoba babona yuko ibintu biri buze kuba bibi cyane. Hanyuma ya ntare nyine ku bw'amahirwe babona iracururutse. Iyi ngiyi rero iki gitera kinini cyane kijya kungana nk'ingagi, kiba cyarakaye cyane, ariko rero amahirwe aba hari nuko abantu bose baba baraha bari kure babasha kugicika, kifata agacupa kikakabajugunya kikubita muri telefone. Ibitera rwose. Hanyuma iyi panda ifite amabara y'umukara n'umweru, uri black and white panda, iza yataka uyu mugabo igakururira neza, iramukurura ishaka nko kumwica. Ku bw'amahirwe nyine kurura ishati bifite gusa. Uburakari bw'izi nyamaswa ntabwo zibasha kwihangana, zihita zigira reaction, aho nyine nkubwira yuko by'umwihariko mu gihe ubonye inyamaswa irakaye, ntabwo inyamaswa ari abantu, ntabwo zitekereza, ntabwo wayitera impuhwe, ujye uhita utabara amagara yawe nurangiza uva ngaha mu maguru mashya. Inyamaswa nayo yitendeka kuri uyu nguyu nyirayo, ariko nyine itagamije kumugira nabi, kubera ko ariko itangira kumushotagura utugeri turi aho, niko kuza baramutabara nyine iramurekura. Twigarukira ahangaha, uyu mugabo afite akandi kanyamaswa nako gatoya karakaye, ariko se nkaka niko guhita inzoka yataka. Abakazana inzoka ngikarye, gusa birangira ari we rero rwose ikaza yenda no kumumerera nabi cyane. Hanyuma uyu mugabo rero nawe aba ari hafi y'inyamaswa ijya kumera nk'ifarashi, ntabwo ndayireba mu maso, niko ishaka kumutera umugeri. Iti namwirukangana cyane. Ngaho nguko rero amavideo yacu arasekeje, tukwibutsa yuko nta n'umwe wigeze upfira muri izi video, kuko aramutse yarapfiriyeho ntabwo twayishyira ngaha, yateza ihungabana ku bantu bamwe na bamwe. Uburakari bw'inyamaswa rero ni uburakari utapfa guhosha. Niyo mpamvu nakubwiye ngo mu gihe ubonye inyamaswa irakaye, gerageza wiruke rwose ukize amagara yawe. Imbwa zakwataka n'ibindi byose ubona bitakwataka rwose irakwataka ikanakumerera nabi cyane. Ntuzagire icyo na kimwe wiringira, uzitabarira ubuzima bwawe uko ushoboye kose. Uyu nguyu ari kumwe n'iyi ntama iza kurakara ikamumera nabi, ikanamwirukangana cyane rwose. Biramurenga nyine uyu mukobwa uramubona, biramurenga avatiye mbega intama. Iza yenda kumutikura rwose, niko kwirukanka agerageza gutabara ubuzima bwe. Hano ngaba twereka abakobwa rero bari kwifotoza, hanyuma imbwa iraza igahita itwara imyenda y'uyu mukobwa, kumirwa nyine abantu baraseka bagatembagara. Tugaruke kuri video ya nyuma ari nayo ngiye gusorezaho, hanyuma nkigendera. Ni video y'ingona. Izi ngizi ziba ziri ahantu zifungiranye, ziratangira zirarwana z'ubwazi. Iyi ngiyi iruma iyi ngenzi yayo, ni nacyo nyine bari kutwereka ngaha. Ni hano nyuma y'indi video nayo uri buze kuyibona mu kanya. Ubu ngubu nyine ngiye kuba ndekeye nyigutunganyiriza. Wakoze kumurikirana, nitwa Ziri Kwataka, mukomeze kugira ibihe byiza.